world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes, we are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Amachuri uwenge musaza. Habo unye gutuma mutwe wanyu utekereza n'ibindi ndashaka ucanganyukirwa. Uri hano dufite umushyitsi. Umushyitsi? Hari mushyangi ugiye kuza hano. Ifoke rero tumutegurira tumwakire. Mushiki wawe cyangwa n'umushiki wawe Kigali? Icyo ngiye Kigali se bashyiye mu famille yanjye surayizi. Cyo mfa nawe rero upfa kumva icyo mvuze gusa. Icyo nshaka ndagira ngo uze tumwitegure. Tumwitegure nkandeze. Tumwitegure umuvandimwe wanjye. Sifugiye gusoma ketariya usa n'icyo kunywa usa n'icyo utegura. Agira ashano gatatu umwana nyine yirwa ari ibere. None ugiye guhuza ibya famille yanjye ni famille yawe mu makimbirane mufite. Okay sawa nimba ari mushiki wawe ntari turaza kuba tureba. Ariko nawe ngwino mani wo kujya gugunga mu mujyi. Karifura base. Siko. Basi nukanyite Karifu jimita wizi. Musu Karifu sikyo sina ryo. Uya kunye unye nsate na sina kinobwa. Wizi na Yesu kuna kinobwa. Sha wishira heza. Unye ngwita wizi kugira ngo wumve ko ujyanye na ice. Ngare katugurana twareje nanyi ni wadye kwitya. Aya wabyabanisha. Twabukomeje nawe. None mvira projet ugomba kuyigaho kandi nibirenze ku kwezi. Iyo wizi kuri. Ngiye ikintu cyambere bana amafaranga. Amafaranga yabona fuso bigenda neza. Kandi naguye ku mafaranga azayitaho. Nyine nge nayabonye ibyo nshaka birakunda ariko kumbwira ngo tugire kandi nanubwo njya nkunda nyine kwizera. Kandi ari njye ko nzabyita by'amafaranga. Unakubwiye genda ubitekerezo bipange byose ubundi tuzabishe mu gukora. Nabyizeshire wanjye. Nta kintu cyo kimwe ngo njye nyange. Kuko kintu muzacu twembi. Uzatangira ryari? Kai iki gihe kaje kivumo ko turi mu bihe bibi sibyo no suri gupanga utangira ryari nyine ndikora ko iki cyanze kivemo none dutangiye na kuri akwezi kundi kumwe harimo imvura nyinshi harimo iki biba ntabwo bimeze neza sibyo bakabyize nise kutazanenga Ati bakushaka gato ako wajugenda wumvikana kutugenda nk'ipusi njo utwumwanzi ushaka kuzanguramo umuti ngwino ndakubwira ngwino ndaje ariko ngo mube magurukane nawe sasa waje se tarumbura cyane ndaje kweli ntakuba uragira kweli ubwo bwiki urafata amafaranga ya nganda urapfusha ubuso uragurira abantu uragira kubera ikise amafaranga ye ndiyo ibintu byarabaye ndabyemera kabisa akini ntago ushobora kubona umutungo urasesagura na muna iyo abiwezi kandi umutungo nsesagura no wanje nagano wawe akini sikia cyo kintu aroma kuri cyane ko ni kugana na shewa ndiyo puro mama uri boss ndabyemera kabisa cyo kintu nagomba kumenya nani akini boss arani aragira respect ari yubaha urabona umuntu urabona umukiriya urabona undi uramuteruye nini mwibutse umuntu gusoma no mushiri wanje nanga ari umukiriya tandukanye mushiri n'umukiriya ndiyo ni sheri wako lakini uitwara hindaya uko sandumba
ndiyo uri twaranga indaya kuki urasomana imbere y'abakozi abakozi baraza barambwira boss umuntu ari gusomana hari imbere y'abakiriya boss ninde mukozi kwita boss anga tukongera ko kwita nzaguma kuba boss imbere y'abakozi niko boss umubiri n'uwanje iminwa soma ni iminwa nkoresha mu gusomana n'iminwa yanje ni iminwa yanje basoma sinzi impamvu byakubabaje okay Kandi akose nibiki akusishira wowe uzazuza utarambwiye koko bisize nkubwira ko nje iwanjye nisuje we ntago ugomba kumbwira ngamenyerega n'ikintu mutegurira ntago biba bimunagiwe ntagateguza ibyo ngibyo kandi ubimenye ubu ibyo bintu najya mbivamo uko mvuye mu rugo nkubwira ngo ndaje mpaka ngeze hano nise utabimbwira uzwagira ngo uje nko kurana nimba hari umuntu uri nanga hako niyo naza ikibazo kiri he icyo si ukora kubwiye ngo reke kuzanga hari uri kwikeka se hari urimo ku buryo nagira ikibazo jewe kuza umbwiye bigutwaye iki keza ntugakomeza ibintu ngiye kuba ntakubwiye nuko nje iwanjye ari ikindi sabwo nanjye nje nzara ntakubwiye okay niba ari wowe uzaza ikibazo kiri he sema nanjye noneho Jonas ndabigenza gute kuko ndabigenza gute ko mbona Kanimba nawe umunsi bazatangira kuguhimba y'izina ubu tunashaka kuri mimba wowe ndushaka kumimba izina ngiye kura kakanya ndagufata kama maraya uko sa maraya ubundi se byari no kugaragara nk'umuntu muzima ufata nk'indanye bisanzwe okay sasa maraya uko boss nimba uri boss sasa gerageza ugaragaze ntaguri maraya ese ubundi uri kungira inama nkandi Jangari hari ikintu uri gushaka kunsaba nabwo bimeze hanyuma urangira inama nkande wowe uri mama uri papa uri giki twararyamanye kabisa kuba twaryamanye mpamvu uri kungira inama nakubwira y'inama ndiyo ubu rero ahantu waryamye nagukiyaryama okay sawa n'undi ukiri kwaryama nta kibazo mwambie karibu ngo nigereze iki mwambie karibu kandi naye maye karibu okay azagerayo aragaruka yiruka ngasa umbwa ndiyo ndakuzi nini nakomeje kukwihangana urabona cya kibana naho amatama ngo gikora amasuku genda kuyikora amasuku genda ubanza ugikubura ugikora guhindura amashuka niba na ngombwa ushiyo n'ibindi bitagomba kujyaho kandi n'ikindi mnashaka ndashobora ndayivuga Halo? Kado bite? Umva boss wari aho ngaho? Boss wewe uhe? Ndavuga Jo yewe. Joel. Umva ndamushaka cyane kandi telefone yananiye hari ikibazo cye kibaye hano mu rugo kandi agiye kuhaza. Nese wamunshakiye? Yakije imodoka aragiye? Kuhagaze hano sori kunyumviriza oya nuko nashaka kubaza isabune kogira nashaka kujya koga ushaka kujya koga akose kumbona usa nk'ufite ikibazo hari icyo uri kwikeka oya sheri nta kibazo mfite meze neza kumbona utari hano hafi se buri kanya kuri telefone ugasohoka nta bimeze ufite icyo kibazo telefone nayo ibaye ikibazo koko Ngwino tugende nguisome nese ubundi washo utoze ndashaka isabune nagusha tugende nyine nguhereza isabune sorry uramuga bakurangi muri mutu nziza naga buri binaza nkuramo yivugishije bitahuye umugabo yaje sinde kandi yanagiye
Umenya kuzana ibintu byarangiye ubu ninjye nawe sibyo ari ukumva nshaka kubona umeze neza we ufite ibintu byinshi byiza pe ariko hari mutazi nyine warakaye hari ukuntu biba bitari byiza ko wishimye sofana ubona ameze neza no kupanga dushe mu cyumba neza massage nonaha simeze neza tujye n'uwaye massage tujye karisi ntabwo musuzugura nawe utarinjira ibibazo nuramugabane nakurayoboka sofana Kanimba umeze bite meze neza sha ewa ariko uzi kuyobora uzi ko neza umuntu akurikira sinzi bibaye bikize urumva amaze kuguhamagara hano nyine muri nzu harimo umugabo umfasha kwishyura inzu nakumva ubwo nyine ndaza kubigusobanurira neza gusa icyo ngiye gusa muri aka kanya ni ukumbera musaza wanjye kwa mama wacu ubwo nyine tubyara turiganiriza nyine ikiganiro cy'abantu nyine bari aho inshuti bisanzwe nyine ndaza kubigusobanurira neza ntacyo bitwaye byose si ibintu byoroshye nuko ari sawa ni mu rwangamwa zimwe neza mva ukuntu iyi nzu kuyibona byanduhije buriya ko usangamo n'ibikoresho ariko se aha hantu ubundi wowe kugira ngo uhagere bwa mbere ntibyabanje kukugora ko ndeba ari ukugenda umuntu akata utuntu tw'utuvene oya ubu urusubire ukongera ukagaruka uraza gusanga ari hafi cyane ubu se ndi buhamenye aho ubu ahubwo usiparitse he ndakubwiye ngo guturuka hariya hose nkurikira location wampaye byaje bingora noneho ngeze hano ikintu kintangaje ngo igipangu cyanyu nta imodoka yinjira binsabye kujya guparika ari haruguru kuri etage niho mbonye pariki utanga inzira mva ni hataje meze utese amakuru shafu ni sawa ntabameze neza uri igisore yayo ku bukwe bwanze rwose ndabona meze neza ahubwo nakabaye nananutse nuko Yesu yangiriye neza kandinda kunamuka kandinda stress ntabyihanganira oya humura nizisigaye akadepression gake gasigaye ndemera ko akuvura wumva niyo mpamvu nanjye nzanye press ni karibu sha gusa ahantu ni sawa nyine haratuje cyane ako arahenda kurumva badamo n'ibikoresho mu nzu harahenda cyane cyakora harihishe ni heza cyane hano menya n'uwataka nta muntu wamwumva ubundi se utewe n'indi wagutabara ko ndeba hano hatuje cyane nakwitabara ni sawa kazi ako waje wasongura amazi kuvanga Vayahana. igise ambara tujye mu kazi ngwiki ambara tujye mu kazi tutaramagaye yambwira ko hari umukiriya ubonetse ushaka amapine 10 ya triangle wamukura yashyushye umukiriya umukiriya nyine kandi yengewe umukiriya ndamuzi umuzi namuhawe n'umu ex wanjye wo mu besto ngwiki nyine namuhawe n'umu ex wanjye wari n'umu besto icyo gihe rero n'umukiriya ishyushye afite amafaranga umu ex ngo wawe ngo ari no mu best pure wambabariye koko n'umu ex wanjye yari n'umu besto niyo wampuje n'uwo mukiriya kandi ngenda muzi afite amafaranga ashyushye kandi bari kuri gahunda ku buryo buri pintu tubyunguka 30. hanyuma nyine ufata amafaranga ex wawe ako wambabariye akazi ni akazi pole wambabariye ntako ngiyemo ngo ntako ngiyemo kubera iki se no uyakeneye genda uyafata amafaranga mu ex wawe none se nguze n'ikintu nkubwire nta kibazo ubwo ndijyana sawa genda kandi ubwo ni inyazanira uri kumva ndavuze ngo ntayo nkeneye genda uyafate ako uri kumva ko turi buvane 300 nyine genda uyafate okay kandi yo kuramo imyenda nigende sawa ikuremo sinjya ryakatakabuye we uzabaza Timoteo Timo banza gire gutya umva nyine kugura gicucu urumva ngo bonya arakara tubonye nyine ku kazi nyine gushaka amapine arakigisa ko ese bari kumaze kubwira ugura doda sinumva urumva indese mbese ngibanze wumva baramuhamagaye teta hari umukiriya ngo yabonye amapine 10 ngo agiye guhindura imyenda agire gute ajye ku kazi byumvikane kuri akanzu tugize gute tuyibonye arayisiga ayikuyemo agiye kuyibonye zibanye kabanze wumva sanira gasi imite nyitwikira rero byarakunaniye yagiye agiye guhindura imyenda ko tuvuye
ndahita nyitwika ako kanya cyarakunaniye ndayitwika nyine tuza reka mwereke ahubwo shiri rero uyu ni wa musaza wanjye nakubwiraga rero umva ntabwo nari kwimukirana atahazi kandi nawe ari kwitegura ubukwe ubu nibyo turimo hari ibyo yaraje ngo umufashe gutunganya nka mushiki we nuko sha felicitation kabisa chérie icyo ni igikorwa cyiza zabatwerera sha murakoze cyane boss zabatwerera kabisa harya sister keza wacu niwe se harya se Kanimba wambwiraga niwe bambwira ko ari umusore ukiri muto y'umujene uko wabimbwiye cyane ko ameze vraiment birarenze ariko arasa n'amafaranga kweri birarenze petit frère n'ukuri birarenze amafaranga akiri muto duhuye jewe ubundi nkunda gusabana n'abantu ariko duhuye mfite ibibazo duke hari amafaranga ari gutsikira mu mpande ariko sinava mu gatonyanga mu nyanja nta kibazo mfite so mushiki wawe rero turahuza nibyo vraiment so ubwo rero nanjye ndatekereza mu gihe nkiri gupanga nanjye nk'uko twabana yego reka mbe mushakiye ahantu aza akaba nkanga hamuba hafi mu buryo bwa hafi na hafi kuvuga ngo ajye hirya no hino wenda ibishuko bishobora kuba yego ariko nanjye munyizere cyane kubera ko naramuzanye nta kibi kizaba cyane ko abahungu tudakunda guhura n'abagore cyane ndakunda guhura n'abagore cyane abahungu b'imanzi sorry kuvuga ibyo bintu wowe uracyari muto tudahura no guhura ntabwo jewe akenshi ni umukobwa nakunze bwa mbere ku iminsi yanjye yanyara uyu nguyu ni umukobwa nakunze bwa mbere niwe mugore tugiye kuzabana agafundura agaseke yamanuka mbere urumva rero umuntu nk'uwo muhuje ntibiba byoroshye so felicitation rero ndumva ugiye kuntanga ariko nzakuba hafi nawe uzambe hafi afite umugore sibyo keza mubonye manzi cyane cheers abakobwa bihishera ko bofre yes abakobwa bari hanze babihishe he ntago bizi bebe kutama ndi kumashira je mpamvu ndari gusomaho cyane rega ndatwaye sinubizi ntago natwara niba yoroshye ko yakora kose je nta se nukuri pe ntago nkunda kunywa inzoga natwe rero twarakwishimiye mu muryango rwose keza yatubwiye atubwira ko uri umusore mwiza rwose avuga ko ntunguru n'umukire ugira umutima mwiza ufite n'amafaranga nanenzi ko nibura uri umusaza utangiye kuzana imisatsi ibiri ariko cyari umutoya cyane ni karibu rero natwe mu muryango nisanga ntugire impungenge ndahakubereye yego nawe wundi sheri wanjye uyu nguyu rero umva uko umubona gutya ameze inyuma niko no mu mutima hameze rwose naratomboye pe uzaba uri kujya gutanga icyacumi mu rusengero ariko ngomba kujya kugitanga none sabwo shumbwira wabwiye shangazi gore timwe aravuganye kugira ngo azabwira barabyara bacu nabo bakora indi groupe ku ruhande y'intwerano umva baby nukuri rero buri urumva nk'umuntu ukunda abavandimwe mugane twashushu nanjye ndi kumwe na Bijou nuko bimeze sibyo je Bijou siko tumeze cyane gukora umugani musheri wanjye ni mushiki we musheri wanjye turakundana cyane ni byiza ariko turabyishimiye kandi kwagura umuryango ni byiza inshuti gusiga indi cyane ko umuryango w'iwanyu n'iwacu babaye mwe nta kibazo sheri sibyo nta kibazo shuma kandi ujye mwitaho sibyo bebe
nzajya mwitaho cyane. azajya bankuye hese ko kubana cyane byatera n'ibigusha kandi tuba dusenga twabyo ibyo ngibyo azajya ambona gake ariko azajya nyitaho uko ashoboye sibyo she niko se sha umyiteguro igeze hese ya sa nkaho nabijyanye buriya hari hasigaye ibintu bikeya kugira ngo hari hasigaye utuntu duke kimwe cya kabiri cya sare inkwano yo narayitanze ibyo kunywa nabyo byarabonetse tuntu dusigaye nyirango ni twa tundi duke cyane inkoni ingofero injerekani n'amajoro injerekani mwa umuco mbese ntabwo ubizi Halo? Yes, Desire. Umva. Oya urabungaburira ibyo ntago ari byo nkubajije. Ndakubwira mera umwana petroli yihutirwa. Litiro. Pare. Urihe? Ya. Umva ngiye ngiye kugenda. Ngiye kugenda. Ariko se Urufunguzo rwo kwishopu riri. rwo kwishopu uri muri turare y'igitanda. Ukaba twigitanda. Sawa. Ngo ndakubwira uko bimeze. Sawa. Sasa hii kitanda mnaona hapa ngina kigiriwa mateka kabisa na ice. Twararyamaga nyuma arambera mtu mbaya sana. Abakobwa abagore ngenaramuhaye amafaranga mwandikaho imitungo yange yose 100% kugira ngo ndangize ikibazo cyange n'umwana wange Tama. Tafuka Tama azafata 50%, ingini 50% ibaki kwangu. Ice warampe mukiye kabisa. Watumye ntihera umwana wange ibyishimo. Watumye umwana wange arampunga. Watumye abantu bose baransuzugura. Marayi uraje none undi musore wa fake urinjiye mu buriri naryamye mu ngewe nawe icyo kibazo ngani cyumba cyanjye urareba iki cyangwa ni byose uburebuzwa come on iki kanga ni mu cyumba cyanjye gafite uburenganzira kora ikikuzo nyangana ko ufite stress umva rizembe ngira ngo umaze iminsi wifuza kubona tuno tuvideo ducakana kuri internet akunaho sino munsi kanguhereze show ejo naguhereza video gasango naye hanze cyangwa ngakomeza urebe ibindi nashirande dukora siyo gusize ayiziki utahura muri mood je ndi muri mood kamuniki we ikikuzo nyangana ukuntu kumara stress maranyije ntabwo uje kuvugira no musaza ni muri guciringa icyo time ni iki ukagira amagambo menshi ayiziki icyo naho ngaho ndebe sibyo shem ndakwingenza umare stress uyu mugabo wajya ngo baramuntereje wajya ngo sinzi umuntu wamunterereje ishani isoko utasa nkaho ushaka Come on, urareba iki nonge ngiye kweza show yenjoying wireba wakambisha gahanga gutyo Karifa ikintu kikuze ngaho rakitse nacyuze uri gutinda nyine uri sinzi ibintu mu muraciringa hanyuma se kucyuri kumbwa ngo come on ibiki waje ngo kuvugira no musaza Sazi Karifa tanyongera stress Karifa tukote Aiza tukote mu musoko cyangwa baby no
Deka nawe deka. Bebe mbanza unyumve nanjye. Sibyo? Bebe nyumva. Ndakumva utamfashe ndekura. Ntabwo bishoboka. Banza unyumve. Nose amaboko ntiyari kumva. Ibintu kuri uyu musaza nduzi ko ari umusaza hanga amaso yanjye. Wenda tunjye nakwizera. Ndakubirivinga ni mukora bino bintu. Nyine ndekura, ndagusana sumfashe. Ngo ibiki? Ibintu kuri uyu musaza hanga. Wakamise ko umusaza n'umusaza nani wowe? Kuki uri kwita kuby'umusaza? Ashiri ntabwo nabakorera ibintu nk'ibyo ndikora umusaza reka. Baby. Uri boga ibyanjye. Uneye ubwoba, izina ry'Imana ubwoba. Mutebwa gute? Nese ndi muntu kikurya ibintu utazamba wongewe. Uri Karifa wanje reko. Ubona gurura musaza. Ura musaza byararangiye. Ya. Karifa! Karifa! Tukote cyangwa yamurozi. Karifa! N'umusaza arabishize mu rozi hano. Karifa nari narifatiye n'ugutasunika ku buriri. Tukote andogiye mu kungu. Sasa urarangije ko umurongora kwera Vie ntabwo murongoye nakora imbaraga zirongora umuntu ibintu akore mu maso yanjye uri umugabo mugenzi wanjye namutesha agaciro kandi nakiyesheje urasohotse hivyo tu muze wanyizeye okay. Sasa grand frère ntabwo nabaga frère wawe ahubwo nabaga petit frère wawe uri ufite urandutira umuntu mukuru ndamama kwitaga frère ndi petit frère ndiyo lakini hari condition mtu aragera moto hivi anageuka mtoto arahinduka umwana araburi muntu wese arabona imbere ye araba tonto araba grand frère cette fois-ci ndi petit marayi uko grand frère kabisa ndakwinginze kabisa sikia ndafuka makabisa nama bagupfuka mabuye ndashaka namba yawe namba njya gufasha iki we ndama tu mbereza tu na kibazo Vie kamwe eka nako sikia bana nurumie kabisa na namba yawe kabisa nibabarire grand frère tonto nibabarire naguri ndiyo umanjewe Vie urambita pe sibyo respect ngomba kwigwa mafano yanyu mwizo namba Pini suye muronje mfungirije kuri mupini wa murongo kweli Vie wanyizeye koko wanyizeye ibyo mbwana ukuri hano mu Vie tangiye gutebya cyane okay nta kibazo sawa asante sana kabisa Vie nari Imana iraguherana ni magisha kila kitu asante kabisa ice abagasa bari kuboneka ni gake nashyize ku ruhande pore umva uretse ko turi gufana n'umuriro birihutirwa ibice kuyihuta ikanzu kayitwaye ndashatse ahantu hose munsi y'igitanda amavarisi ibikapu gatoya uretse ndimo navuga gatoya uretse gatoya ariko se wakumvise man
hanyuma nyokobuje ntabwo aragera ku kazi. ntabwo aje bagaraza eh eh ndabona kinguye Umuntu araje mari niba kwinjira. Uretse gatumaze nkubwira sasa. Afite iki? afite ishakoshi ya shokora. Ishakoshi mu ntoki. Iri iki? Iyo shakoshi ndashaka kuyinyibira. Mbaze ubundi we yambaye iki? Be nambetse gute? Ndabona kuyema akantu kameze nk'agakanzu gafite amabara. Niyo ngiyo rero sasa. Iyo kanzu ndayishaka.